Mu gihe isi ikomeje guhangana n'ibibazo by'umutekano, hari ibihugu bimwe usanga amazina yabyo agarukaho kenshi iyo bavuga ubunyamwuga bw'ingabo. Muri ibyo bihugu harimo u Rwanda. Ariko se n'iki gituma igisirikare cy'u Rwanda kizwi nka Rwanda Defense Force RDF gikomezwa kuvugwaho mu biganiro byinshi byerekeye umutekano? Ese n'amateka cyanyuzemo, n'amahugurwa ahoraho se, cyangwa n'uburyo cyubaka imikoranire n'abaturage ndetse n'amahanga? Mu mateka y'u Rwanda, igihugu cyanyuze mu bihe bikomeye byagize ingaruka zikomeye ku nzego zacyo zose, harimo n'iz'umutekano. Nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, hashyizwe imbaraga mu kongera kubaka inzego z'igihugu no gushyiraho uburyo bushya bwo gukora ibishingiye ku bunyamwuga. Uyu munsi tugiye kureba ibintu 10 by'ingenzi bikunze kuvugwa iyo hazasengurwa impamvu RDF ifatwa nk'igisirikare gifite ubunararibonye n'imikoranire yihariye. Tujye kurebera hamwe amateka, amahugurwa, uruhare n'ubutumwa bwo kubungabunga amahoro, ibikorwa byo gufasha abaturage ndetse n'ibindi byagize uruhare mu buryo abantu bakibona. Komeza urebe iyi documentaire kugeza ku musozo, kuko hari byinshi ushobora kuba utaruzi ku rugendo rw'igisirikare cy'u Rwanda. Reka nguhe ikaze, ntuze gucikwa. Gerete Eugene. Reka duhere ku ngingo ya 10 tujya ku ngingo ya mbere. Ingingo ya 10 ni imyitozo ihoraho nk'inkingi y'ubunyamwuga. Ese wigeze wibaza impamvu ko hari igisirikare gishobora gukora amasaha menshi mu bihe bikomeye kigakomeza kubahiriza inshingano zacyo? Ese ni imbaraga gusa? Oya, hari ikintu kimwe gikomeye kurusha ibindi, ni imyitozo ihoraho. Abahanga mu bya gisirikare bakunze kuvuga ko intsinzi nyinshi itangirira mu myitozo, atari ku munsi ikibazo kibaye. Niyo mpamvu ingabo nyinshi ku isi zidakora imyitozo ari uko havutse ikibazo. Zikora buri gihe kugira ngo zihore ziteguye. No kuri Rwanda Defense Force RDF, imyitozo ni imwe mu nkingi z'ubunyamwuga. Abasirikare bahugurwa ku mubiri, ku mitekerereze no ku mikorere y'amakipe. Intego zo gukoresha imbaraga gusa, ahubwo no kugira ubushobozi bwo gufata icyemezo neza no gukora inshingano mu buryo buteguye. Ariko si iyo myitozo igaragarira he? Mu bihe bitandukanye by'ibiza byabaye mu Rwanda, mu gihe habaye imyuzure n'inkangu mu turere dutandukanye, abasirikare bagiye bagaragara bafasha gutabara abaturage, kwimura abari mu kaga no kugeza ubufasha aho bwari bukenewe. Ibyo bikorwa bisaba gutuza, gukorera hamwe no kumenya icyo umuntu akora. Ibintu bitozwa mbere y'igihe. Hari umugani uvuga ngo uko biri bya mu myitozo ni nako ugabanya ibibazo igihe inshingano zikomeye zageze. Uwo mugani usobanura ko imyiteguro ikomeye ari igituma ibikorwa bikorwa neza mu bihe bitoroshye. Bityo rero, iyo abantu bavuga ko RDF ifite ubunyamwuga, nimwe mu mpamvu zikunze kuvugwa nuko imyitozo ihoraho ifasha abasirikare gukomeza kwitegura no kunoza neza imikorere yabo. Ariko se nubwo abasirikare baba baritoje neza, byagenda bite buri wese aramutse akoze ibyo yishakiye? Hari indi nkingi ikomeye ituma igisirikare gikora nk'umuntu umwe: kubahiriza amategeko n'umurongo w'ubuyobozi. Ibyo nibyo tugiye kureba mu ngingo ya 9 ikurikiyeho. Ingingo ya 9 ni ukubaha amategeko n'umurongo w'ubuyobozi. Tekereza abasirikare 100 bafite intwaro n'ibikoresho bigezweho, ariko buri wese agakora icyo ashaka. Ese mwatekereza ko bashobora kugera ku ntsinzi? Biragoye cyane. Impamvu nuko imbaraga zidafite gahunda ziba zidatanga umusaruro. Niyo mpamvu kubahiriza amategeko n'umurongo w'ubuyobozi ari imwe mu nkingi z'igisirikare gikora neza. Mu gisirikare, buri musirikare abazo wakurikiza inshingano ze n'igihe agomba kuzikorera. Ibyo bituma ibikorwa byose bikorwa mu buryo buteguye, aho buri wese abaza umwanya we. Abasesenguzi b'umutekano bakunze kuvuga ko imyitozo yubaka ubushobozi ari ukubahiriza amabwiriza, ibyo bituma ubwo bushobozi bukora neza. Mu Rwanda, ibi bigaragara mu buryo inzego z'umutekano zifatanya n'izindi nzego za leta mu bihe by'ibiza cyangwa mu bikorwa rusange. Iyo habaye ikibazo, buri rwego rukora inshingano zarwo, bityo ibikorwa bikagenda neza kandi abaturage bagahabwa ubufasha bukenewe. Tekereza nk'umubiri w'umuntu: amaso areba, amatwi arumva, amaguru aragenda, amaboko arakora. Iyo buri gice gikora akazi kacyo, umubiri ukora neza. No mu gisirikare niko bimeze. Buri wese akora inshingano ze akurikije amabwiriza n'umurongo w'ubuyobozi. Ibi nibyo bituma ibikorwa bitagenda mu kajagari, ahubwo bikagenda mu buryo buteguye kandi bufite intego imwe. Niyo mpamvu kubaha amategeko n'umurongo w'ubuyobozi bifatwa nk'imwe mu nkingi zikomeye zubaka ubunyamwuga bw'igisirikare. Ariko se nubwo umuntu yaba yaratojwe neza kandi yubahiriza amategeko, iki kimutera gukomeza gukora inshingano ze nubwo zaba zikomeye? Igisubizo kiri mu ndangagaciro imwe y'ingenzi: gukunda igihugu no gushyira inyungu rusange imbere. Ibyo nibyo tugiye kureba mu ngingo ya 8. Ingingo ya 8 ni ugukunda igihugu no gushyira inyungu z'abaturage imbere. Niki gituma umuntu yemera gukora akazi katoroshye rimwe na rimwe mu bihe bibi cyangwa mu biza, agamije kurengera abandi? Igisubizo gikunze gutangwa ni kimwe: gukunda igihugu no gushyira inyungu rusange imbere. Mu gisirikare, gukunda igihugu ntibisobanura amagambo gusa. Bigaragarira mu byo umusirikare asohoza inshingano zo, yubaha amategeko kandi agashyira imbere umutekano n'ubuzima bw'abaturage. Mu Rwanda, hari ibihe byinshi byagaragaje uruhare rw'igisirikare mu gufasha abaturage. Urugero ni mu gihe cy'icyorezo cya COVID-19 cyari cyugarije isi. RDF yagize uruhare mu gushyigikira ibikorwa by'ubuzima rusange,
harimo gutwara ibikoresho by'ubuvuzi no gufasha izindi nzego za leta mu bikorwa byo kurengera abaturage. Ibi byagaragaje ko inshingano zayo zitagarukira mu kurinda gusa imbibi z'igihugu, ahubwo ziganareba no gufasha abaturage mu bihe bidasanzwe. Abasesenguzi bakunze kuvuga ko igisirikare cyubaka icyizere cy'abaturage binyuze mu bikorwa aho kubaka amagambo gusa. Iyo abaturage babonye ubufasha mu gihe babukeneye, bituma barushaho kugirira icyizere inzego z'umutekano. Niyo mpamvu gahunda y'igihugu no gukorera abaturage bifatwa nk'imwe mu ndangagaciro zigeze zubaka ubunyamwuga bw'igisirikare. Ariko se gukunda igihugu no kugira umutima wo gufasha birahagije? Oya. Mu isi ya none igisirikare gikomeye gikeneye no gukoresha ubumenyi bw'ikoranabuhanga. Mu ngingo ikurikira tugiye kurebera uko amahugurwa n'ikoranabuhanga bifasha kongera ubunyamwuga. Ingingo ya 7 ni uburambe bwubakwa n'amateka n'ubunararibonye. Abahanga mu bya gisirikare bakunze kuvuga ko ubunararibonye butigishwa mu ishuri gusa, bunubakwa n'ibyo igihugu cyanyuzemo. Niyo mpamvu gusobanukirwa amateka bifasha kumenya impamvu igisirikare gikomeza kwitegura. Nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, u Rwanda rwashyize imbaraga mu kubaka inzego z'umutekano zishingiye ku bunyamwuga no kubahiriza amategeko. Mu myaka yakurikiyeho igihugu cyagiye gihura n'ibibazo by'umutekano cyane cyane ku mipaka yacyo n'ibikorwa by'imitwe yitwaje intwaro yakoreraga mu karere. Ibi byasabaga ko inzego z'umutekano zihora ziteguye kurinda abaturage no kubungabunga umutekano. Nanone umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo umaze imyaka myinshi uhindagurika kubera imitwe yitwaje intwaro itandukanye. Ibyo bituma ibihugu byo mu karere bikomeza gukurikirana hafi ibibazo by'umutekano ku mipaka yabyo. Aya mateka agaragaza impamvu ibihugu byinshi bikomeza gushora imari mu mahugurwa, mu miyoborere no kwitegura kugira ngo bishobore guhangana n'ibibazo by'umutekano igihe bibaye ngombwa. Ariko se uburambe bwubakwa n'amateka bwonyine burahagije? Hari ikindi cyatumye u Rwanda rumenyekana ku rwego mpuzamahanga: uruhare rw'ingabo zarwo mu butumwa bwo kubungabunga amahoro. Ibyo nibyo tugiye kureba ku ngingo ya 6. Ntimucikwe. Ingingo ya 6 ni uruhare mu butumwa bwo kubungabunga amahoro. Hari igisirikare gishobora kuba gikomeye imbere mu gihugu, ariko se gishobora gukora neza ku rwego mpuzamahanga? Iki ni kimwe mu bipimo bikunze kwitabwaho iyo hasuzumwa ubunyamwuga bw'ingabo. Mu myaka myinshi ishize u Rwanda rwagiye rwohereza abasirikare n'abapolisi mu butumwa bwo kubungabunga amahoro bw'umuryango w'abibumbye n'ubundi butumwa bwemewe n'imiryango mpuzamahanga. Ibi bisobanura ko abasirikare b'u Rwanda bagiye bakorera mu bihugu bitandukanye birimo ibibazo by'umutekano. Hari inshingano zabo ziba zirimo kurinda abasivili, gufasha mu kugarura ituze no gushyigikira ishyirwa mu bikorwa by'amasezerano y'amahoro. Gukorera muri bene ibyo bihe bitandukanye bituma bunguka uburambe, bahura n'umuco utandukanye, bakorana n'ingabo zo mu bindi bihugu, kandi bakamenya uburyo butandukanye bwo guhangana n'ibibazo by'umutekano. Abasesenguzi bavuga ko uburambe nk'ubwo bufasha igisirikare gukomeza kwiyubaka no kunoza imikorere yacyo. Ariko kandi ubutumwa bwo kubungabunga amahoro busaba ibintu byinshi: kwihangana, kubaha amategeko mpuzamahanga, gukorera hamwe n'izindi nzego no kubanza gushyira imbere umutekano w'abaturage. Niyo mpamvu uruhare mu butumwa bw'amahoro rukunze kuvuga nk'imwe mu nzira zongera uburambe bw'ubunyamwuga mu gisirikare. Ariko se uburambe bwo mu butumwa bw'amahoro bwonyine burahagije? Oya. Mu gihe isi igenda ihinduka n'uburyo bwo gucunga umutekano burahinduka. Mu ngingo ikurikira tugiye kurebera hamwe uruhare rw'ikoranabuhanga n'udushya mu kongera ubushobozi bw'igisirikare. Ingingo ya 4 ni ikoranabuhanga no kwitegura ejo hazaza. Mu ntambara zo hambere intsinzi yakundaga gushingira ku mubare w'abasirikare cyangwa ku mbaraga zabo. Ariko muri iki gihe abasesenguzi bavuga ko ikoranabuhanga ari kimwe mu bintu bihindura uburyo ibihugu birinda umutekano wabyo. Mu myaka yashize isi yahinduye uburyo bwo kureba umutekano. Ubu gukoresha itumanaho rinoze, gukusanya amakuru mu buryo bwemewe n'amategeko no guhuza ibikorwa neza ni bimwe mu bifasha ingabo gukora inshingano zazo. No mu Rwanda RDF yakomeje kuvugurura ubushobozi bwayo binyuze mu mahugurwa no gukoresha ibikoresho bigezweho bikwiye. Intego no kunoza imikorere no kugira ngo abasirikare bashobore kuzuza inshingano zabo neza. Ibi ntibigarukira ku kurinda imbibi gusa. Iyo habaye ibiza cyangwa ibikorwa bisaba ubutabazi bwihuse, uburyo bwihuse bw'itumanaho n'imicungire y'ibikorwa bifasha amakipe gukora neza no kugera aho bikenewe vuba. Abahanga mu by'umutekano bakunze kuvuga ko igisirikare gikomeye muri iki gihe kitagendera gusa ku mbaraga z'umubiri, ahubwo gikeneye n'ubumenyi, amahugurwa ahoraho n'uburyo bugezweho bwo gukorana. Niyo mpamvu ibihugu byinshi bikomeza gushora imari mu mahugurwa no mu ikoranabuhanga, kuko isi ihora ihindagurika kandi n'ibibazo by'umutekano bigahinduka. Ariko se niba amahugurwa n'ikoranabuhanga ari ingenzi, niki gituma abasirikare b'u Rwanda bakomeza kuvugwa ku rwego mpuzamahanga? Mu ngingo 3 zisigaye tugiye kureba impamvu zituma RDF ikomeza kuvuga mu biganiro byinshi byerekeye amahoro n'umutekano. Ingingo ya 3 ni ugukorera abaturage no kubaka icyizere. Ese igisigare gikomera gusa iyo kiri ku rugamba, cyangwa hari ubundi buryo abaturage bakimenyeramo? Mu bihugu byinshi ku isi, kimwe mu bipimo by'ubunyamwuga n'uburyo igisirikare gifasha abaturage mu bihe bidasanzwe. Mu Rwanda RDF ntigarukira gusa ku nshingano zo kurinda ubusugire bw'igihugu.
Iyo habaye ibibazo, abasirikare bakunze gufatanya n'izindi nzego za leta mu gutabara abaturage no gutanga ubufasha bw'ibanze. Urugero, mu bihe bitandukanye byabayeho imyuzure n'inkangu mu turere tw'uburengerazuba, amajyaruguru n'amajyepfo, abasirikare bagiye bagaragara bafasha kwimura abaturage bari mu kaga, gushakisha ababuriwe irengero no kugeza ubutabazi ku bakeneye ubufasha. Nanone mu gihe cy'icyorezo cya COVID-19 cyari cyugarije isi, RDF yagize uruhare mu gushyigikira ibikorwa by'ubuzima rusange, ifatanya n'izindi nzego mu gutwara ibikoresho by'ubuvuzi no gushyigikira ibikorwa byo kurinda ubuzima bw'abaturage. Ibi byose byerekana ko igisirikare kitagaragara gusa mu bihe by'intambara cyangwa mu bibazo by'umutekano, ahubwo kugira uruhare mu gufasha abaturage igihe bahuye n'ibibazo. Abasesenguzi benshi bavuga ko icyizere abaturage bagiriye inzego z'umutekano cyubakwa n'ibikorwa bifatika, si amagambo gusa. Iyo abaturage babonye ubufasha mu gihe babukeneye, bituma ubufatanye hagati yabo n'inzego z'umutekano burushaho gukomera. Ariko se hari ikindi cyatumye izina rya RDF rimenyekana cyane hanze y'u Rwanda? Ni iki? Mu ngingo ya 2 isigaye tugiye kureba uruhare rwayo mu butumwa bwo kubungabunga amahoro no ku rwego mpuzamahanga. Ingingo ya 2 ni uruhare mu butumwa bwo kubungabunga amahoro. Ntabwo igisirikare gipimwa gusa ku kurinda igihugu cyacyo, hari ikindi gipimo gikomeye. Ese gishobora gukora neza no mu butumwa mpuzamahanga? Aho niho izina rya Rwanda Defense Force rikunze kugaragara. Mu myaka myinshi ishize, u Rwanda rwagiye rwohereza abasirikare n'abapolisi mu butumwa bwo kubungabunga amahoro bw'umuryango w'abibumbye. Abasirikare bo mu Rwanda bagiye bakorera mu bihugu bitandukanye byahuye n'ibibazo by'umutekano, aho inshingano zabo zabaga zirimo kurinda abasivili, gufasha kugarura ituze no gushyigikira ibikorwa byo kubungabunga amahoro. Gukorera muri ibyo bihugu bituma bunguka uburambe bukomeye, bahura n'ibibazo bitandukanye, bakoranamo n'ingabo ziturutse mu bindi bihugu, kandi bakiga uburyo butandukanye bwo gucunga umutekano. Abasesenguzi bavuga ko ubu bunararibonye bufasha abasirikare gukomeza kunoza ubumenyi n'ubunyamwuga. Ibi ni kimwe mu byatumye u Rwanda rumenyekana ku rwego mpuzamahanga mu rwego rw'uruhare rwarwo mu butumwa bwo kubungabunga amahoro. Ariko kandi ubutumwa bw'amahoro busaba kubaha amategeko mpuzamahanga, kurinda abasivili no gukorana n'izindi nzego n'inshingano zisaba ubunyamwuga n'ubwitonzi. Tumaze kureba ibintu byinshi: imyitozo, kubahiriza amategeko, gukorera abaturage n'uruhare n'ubutumwa bw'amahoro. Ariko se n'icyo abantu benshi bavuga nk'ikintu cya mbere gituma RDF ikomeza kuvuga nk'igisirikare gifite ubunyamwuga? Iyo ngingo tujye kwikomerezaho ku ngingo ya nyuma, ari nayo ya mbere. Ingingo ya mbere ni ukwiyubaka no gukomeza kunoza ubushobozi. Nyuma yo kureba ibintu byose twaganiriyeho, hasigaye ikibazo kimwe. Ni icyo abantu benshi bavuga ko ari ishingiro rituma igisirikare gikomeza kugira ubunyamwuga. Igisubizo ni uko gituma aho kiri gikomeza kwiyubaka no kunoza ubushobozi bwacyo. Abasesenguzi b'umutekano bakunze kuvuga ko igisirikare gikomeye atari ikigeze gutsinda ikibazo runaka gusa, ahubwo ni ikiga ku byo cyanyuzemo kikanoza uburyo gikoramo. Niyo mpamvu ibihugu byinshi bikomeza gushora imbaraga mu mahugurwa no mu miyoborere no mu kuvugurura ubushobozi bw'ingabo zabyo. Mu Rwanda, amateka y'igihugu cyane cyane nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 yagaragaje akamaro ko kubaka inzego z'umutekano zifite ubunyamwuga kandi zikorera abaturage. Kubaka ubushobozi ni urugendo rukomeza, rudasaba imyitozo gusa, ahubwo runasaba kwiga kuba byabaye no gukomeza kunoza imikorere. Iyo niyo mpamvu usanga RDF ikomeza gushimangira amahugurwa, ubufatanye n'izindi nzego, gukorera abaturage no kubahiriza amategeko. Ibyo byose hamwe nibyo bigize urufatiro rw'ubunyamwuga. Mu by'ukuri nta gisirikare kiba gitunganye burundu. Isi ihora ihinduka, ibibazo by'umutekano nabyo bigahinduka. Niyo mpamvu gukomeza kwitegura no kunoza ubushobozi ari ibintu bidashira. Iyo urebye imyitozo ihoraho, kubahiriza amategeko, gukunda igihugu, gukorera abaturage no kugira uruhare mu butumwa bwo kubungabunga amahoro, usanga byose bikurikirana ku ntego imwe: kubaka igisirikare gikora inshingano zacyo mu buryo bw'umwuga. Izi ni zimwe mu mpamvu zituma Rwanda Defense Force ikunze kuvuga mu biganiro byerekeye umutekano n'ubunyamwuga. Nubwo ibitekerezo by'abantu bishobora gutandukana, ikigaragara nuko amahugurwa, indangagaciro, ubufatanye n'uruhare mu bikorwa bitandukanye ari ibintu bikunze kuvugwa iyo hasesengurwa imikorere y'igisirikare. Murakoze cyane gukurikirana iyi documentaire. Niba wayikunze kandi like, subscribe, usangize abandi kandi wandike mu bitekerezo indi ngingo wifuza ko twabasesengurira ubutaha. Murakomeze tuzongera guhura ubutaha kuri Nonaha Official TV. Ndabakunda cyane, ningete wose mubana nawe. Imana ikomeze ibarinde.